Mwaramutse cyangwa se mwiriwe bitewe n'amasaha wumviye iki kiganiro. Ni YouTube channel Menya Uhinduke, mutegurirwa mukagezwaho na Kaneza wa mugabo. Muraho mumeze neza muherereye hose. Uyu munsi inyigisho ya none yitwa Kumenya Kwiyitaho. Vitamine yuhira urukundo rukagaruka mu mwimerere warwo, tukongera tukarubagara. Thank you so much. Mbahikaze tujyane mu minota mike duhwiturane na none. Iyi vitamine nayo kumenya kwiyitaho ni ingenzi cyane mu kugarura rwa rukundo mu mwimerere warwo. Urukundo tuvuga n'ubundi rutangwa nawe. Niba wowe ubwawe utimenye ngo wibungabunge, wiyuhire, mbese wifate neza muri byose bikugize, urumva ibizakuvamo bizaba biri rich, bikize kuri ya vitamine? Hoya. Reka turebe nko ku bagore bamwe na bamwe urugero mbabaze. Mbanze abagore, wa mugani baravuga mu cyongereza ngo ladies first. Nibyo koko, kandi abagore murabizi, usibye ko abagore ngiye kubaza atari bose. Burya si byiza kuvuga kavugira muri rusange, kuko ntabwo abantu bamera kimwe 100%. Hari abagore bamwe na bamwe iyo bamaze gushaka, bageze muri marriage life, mbese ugasanga hari ibyo barekeye aho gukora, kandi bakira abakobwa cyagihe barabikoraga. My sister, ibuka ko burya bwana mu byo yagukundiye cyagihe harimo niyo physique nk'urugero, icyo gihagararo cyawe. Nubwo wari ubyibushye mu bukumi bwawe, gerageza byegukabye. Urwo ni urugero ndiho ndagenda ntangiraho, turajyana gahoro gahoro. Niba warakoraga sport kuva kera ukiri inkumi, wireka. Birumvikana iyo wabaye madamu hari inshingano ziyongera, ntube wakongera kubona umwanya nk'uwo wabonaga cyagihe. Noneho mwagira umugisha mukabyara, nibyo koko ntabwo byakorohera kuwongera kubona isaha ya sport. Uretse no kubona isaha n'umubiri, hari ikiba cyagabanutse buryo umubyeyi yabyaye. Ariko burya byose ni ukwiha gahunda kubw'inyungu zawe bwa mbere, kuko abenshi tuzi akamaro ka siporo mu mubiri wacu. Abahanga ba siporo bashobora kubitwigisha kurushaho, bakatwibutsa ibyiza bya siporo. Reka turebye kuri siporo, ibyo ni ku mubiri cyane cyane. Kugira ngo ukomeze uri umunyembaraga mu mirimo myinshi, ukenera siporo. Ni ngombwa cyane pe. Ubwo ubaye utarakundaga siporo, reka nguhe umukoro, ukore yewe research kuri siporo, uyige neza ikizakumarira, ahari uzahita uyikunda. Hanyuma kubayikunda nabo nababwira nti bravo, mukomereza aho rwose. Niba udakunda siporo, ndakwinginze kora research, harubwo wasanga uyipinga wumva ari ibintu biri aho. Hari n'abantu bamwe na bamwe bagira disinyumvire yo kuvuga ngo siporo ni y'abakire, ni y'abantu bahazi, bakagira izo mvugo. Ntabwo ari byo. Gira amatsiko, soma. Niba ufite internet warize uzi gusoma, jya kuri Google, shaka research rwose, kora research urebe sport akamaro kayo ku mubiri wacu. Numara kuyiga neza wayimenye, ndakubwiza ukuri ntuzabura kuyikunda. Icyo nicyo nari mvuze kuri sport bwa mbere ku kijyanye n'umubiri. Turacyari ku mubiri. Icya kabiri navuga ni isuku. Iyi ngingo nayo ni ngombwa cyane ko tuyibukiranya. Harabigisha neza isuku kundusha, baranabyigiye, ariko reka nyivugeho gatoyi. Guhera ku musatsi kugeza ku birenge ni ngombwa cyane ko haba hakeye. Erega dukwiye kumva ko ntawe tubikorera, nitwe twikorera mbere na mbere. Nitwe tubanza kubigiramo inyungu gusa neza. Nijye wa mbere niba ngize isuku bibanza gushimisha, ntawe mbikorera. Ninjye nyirabyo. Banza ubyumve wumve ko ari wowe nyirabyo. Gukaraba inzara zigasa neza, mu matwi hagasa neza, mu kanwa hagasa neza, ni wowe biriho. Ntabwo ukarabira bwana, ntabwo ukarabira abana, ni ibyawe. Kuko cyagiye warwaye ibintu runaka bitewe n'umwanda, ni wowe urara uribwa, ni wowe urara ubabara, ni wowe urara uniha, ni wowe urara wabuze aho uryamira. N'amafaranga wari wifitiye ni wowe washiraho ujya kwivuza uzize ngo umwanda, kandi yari ikintu cyoroshye cyane. Ibyo rero uramutse ubihaye umwanya ukabanza kumva ngo jyewe gukaraba kwanjye gusa neza nijye ubigiramo inyungu, ndakubwiza ukuri uzabikora wishimye. hanyuma wamara kubigiramo inyungu
hakazaho nyine sheri wawe wumve ko ugiye kumushimisha. Ikibabaza rero ni uko kubera ya civilisation twakomeje kureba hamwe na hamwe ituranga, nk'uko badamu bamwe na bamwe bashora cyane muri za nakwita gute artificial beauty, uburanga mpimbano za makiyaje, bagahinduka neza slave, abacakara bayo, nyamara isuku nyayo ugasanga iri hasi cyane. Ushobora kubona umugore yisize ibyo ngo babyita ibirungo, niko numva, makiyaje nyinshi pe bishoboka, mbese we yumva yiyitayeho, kuri we niko ababyumva, aba yumva ngo asa neza ntako atagize, ariko ugasanga nka style z'imbere, urugero nk'amasuti yambaye cyangwa se n'ibindi imyenda y'imbere, ugasanga isa nabi nk'akishe sogokuru, niko bajya bavuga izo mvugo. Ubwo se iyo suku yaba ari bwoko ki? Nanone bimaze iki kureba umuntu inyuma mu maso yisize iyo makiyaje hose rwose, ubona uruhu ari nka baby, ariko mo imbere ari poubelle. Urumva ko isi ya none iraturangaza, ikakubwira iti wikaraba urisiga makiyaje, urisiga parfum, urisiga deodorant, uraza kwambara perruque ku bagore bamwe na bamwe, cyangwa se plante badashaka gukoresha imisatsi yabo naturelle, ikakubwira iti ntacyo, uraza gushyira ibi byose biri artificial, yewe mpimbano, usohoke uraba usa neza, hanze barabona ari sawa, uraza gushyiraho inzara ziri artificial, humura, iyo niyo ngo civilisation. Ugasohoka my sister, ntabwo ko ari ukwiyitaho, kandi ugasanga bitwara na kashi nyinshi. Ntimubizi neza ko bitwara amafaranga menshi. Reka kuri makiyaje ne kuhatinda, kugira ngo my sisters bamwe na bamwe bataza kuntera amabuye uyu munsi. Reka mbe macumbikiye aho ngaho, tuzagenda tubyigaho gahoro, ariko rwose mbabwije ukuri, kumenya kwiyitaho ndavuga mu mwimerere, ntabwo ndavuga kwiyitaho muri bintu mpimbano, mu bintu artificiel tuzanirwa n'amahanga, hoya. Tujye ku cya kabiri, ku cya gatatu, kwiyitaho mu mirire. Twarebye kwiyitaho ku mubiri dukora sport, dukora n'isuku, none tujye kwiyitaho ku mirire. Ugasanga umuntu w'umugabo, ariko bamwe na bamwe niyo mvugo nzajya nkomeza gukoresha, namwe abagabo none mbagezeho nemaze kuvuga aba sisters bacu, abadamu, abakobwa, abagabo mbagezeho buri nimugoroba niwe na bia, niwe na brochette, nawe yabaye slave wabyo. Umubajije igihe aheruka kurya ibiryo byo mu rugo rwe, nawe ntiyakubwira umunsi. My brother, my dear, ibyo biryo nubwo wumva ari ugusohoka, nibyo guhura n'inshuti zawe ni ngombwa, ariko biriho birangiza umubiri wawe. Twirirwa tubyumva inama z'abaganga babyigiye rwose b'inzobere. Erega izi ndwara zatwibasiye mugira ngo ntituba twabigizemo uruhare, tubwizanye ukuri. None se wowe uranywa inzoga iminsi 365, uwo ni umwaka, iyo niyo minsi igize umwaka, siko bimeze? Nta konje nimwe urafatamo, iyo minsi uko ari 365 yose igashira nta pause. Ubwo se koko urumva uwo mubiri, izo nyama zikugize utari urazibangamira? Urumva utari urazihohotera? None ukongera bamwe na bamwe bashiraho n'itabi, ugasanga hari abadamu barwanira n'abana babo za keke. Ubwo mbese mise injabuka ntinze gutinda ku bagabo bacu, nabo ndumva uyu mugoroba muri buze kuntera amabuye muri benshi. Ugasanga umuntu w'umudamu z'ubwenge rwose wabyigiye, umwana arajya gufata keke ati have mwebwe mufite ibyanyu muri burya, za ice cream, za chocolat. Koko mugira amatsiko, mubaze inzobere mu mirire babafasha. Kura rwose ubwo bucakara ubuvemo, ikunde, mwiyiteho, naho ubundi mwene iyo myumvire yo kubaho utyo ni nko kwiyahura, nubwo uba wumva ari ubusirimu. Twe tubikurikira twumva ngo biraryoshye, nibyo, yewe tujye twibuka ko biryoha biryana. Kandi inzanjya ngaruka iteka ko iyo twamaze kugira umugisha tukabyara, twibuke ko tubera role models, twibuke ko turi
indorerwamo abo tubyara baba bagomba kwibonamo. Umwana nakura abona papa mama ari uko babayeho, nta pose bafata muri za junk food, nta kundi nawe nuko azamera. Twe kwangiza umubiri wacu, tumenye kwiyitaho kugira ngo n'abana babigendereho. Hari abana rwose usanga batunzwe n'ifiriti gusa iminsi 365 nta pose. Ubwo kandi mwumva ari ubusirimu abagore bamwe na bamwe, dore ko ari iryo jambo rikoreshwa. Birumvikana biba biryoshye, ariko wibatoza utyo, bahe ibibafitiye akamaro, biri mu mwimerere, biri naturel. Iyiteho umenye no kwita kuba uri hurabyara, ariko birumvikana niba nawe utiyitayeho n'abandi bose, kuko birumvikana ntago wabona uko bitaho. Kubijyanye n'amarangamutima nubwo twayize, ikunde ujye ukunda kwisekera, urebe ibigushimisha, yaba ari filme cyangwa umuziki, mbese uhorane morale. Bizagufasha guhora uri itoto, iryo toto rizaguhoraho, imyaka yawe izajya yiyongera, ariko wowe uhorane itoto. Birababaza kubona umwana muto ufite nk'imyaka 25 cyangwa yewe munsi, wamureba ukabona asa nk'ufite imyaka 40, kubera ukuntu ahora azinze umunya, ari serious cyane, mbese arakazwa n'ubusa. Niba wenda ari past barabaye mama, birumvikana niba byoroshe, ariko icyo gihe ushaka abagufasha gukira kuva muri ubwo buzima bwakuzonze. Kuruhuka nacyo ni ikindi, ukwiye kwikunda, ukamenya amasaha ahagije yo kuryama kugira ngo uwo mubiri wawe uwuhe pause, uze kongera gusubiramo imbaraga. Umubiri wacu umera nka telefone turayikoresha kuva mu gatondo, ukanda byagera amasaha runaka ikakwereka ngo isigajemo 1%, byaba na ngombwa igahita izima. Icyo gihe bigusaba kongera kuyishyira kuri charge. Niko no mubiri wacu umera, iyo ukangutse mu gitondo urikandakanda, ngaho watekereje ahanga, aho wateruye ibinga, aho wakoze imirimo runaka, iyo bigeze nimugoroba ubu usa nkaho usigaranyemo 1%. Kwishyira kuri charge rero ni ukuryama. Ishyire kuri charge, genda uruhuke, ryama, ikunde. Abahanga batwereka ko ari amasaha 8 umuntu aba akwiye kuryama kugira ngo imbaraga zongere zidusubiremo, kugira ngo mu gatondo uzabyuke uri 100% battery, iri strong, iri full. Ikunde, gira igihe cyo kuryama. Naho ubundi uwo mubiri ni babana uzabona babyutse n'ubundi bakinaniwe. Izo ni za telefone dusharja mu minota 15, ukayikura kuri charger, ukayibuza amahoro, ugasanga warugiye guhamagara umuntu yisi kuzimana kuko ntiwayihaye umwanya ngo uyireke ituze icomekwe amasaha ahagije yaremewe yongera 100%. Uko niko kwa kujya kuryama mu masaha 2 ukaburicuye, muri indi saha ukaburicuye. Kubera iki? Ibyo wariye ntiwamenye ibyo ugomba kurya nijoro, ntiwamenye ibyo ugomba kurya ku manywa, ntiwamenye ibyo ugomba kunywa. Ahari wiri wambaye bigufashe cyane, nko abadamu bamwe na bamwe bambara ibintu bibahambiriye bajya kuryama bakumva imitsi irabarya. Nukuri izi ndwara nitwe tuzizanira zimwe na zimwe, nitwe tubigiramo uruhare. Tumenye kwiyitaho, mumenye gusohokana bwana, mugafata igihe mukajya muri vacances na chéri wawe, mukajya kugaburira amaso yanyurega. Amaso bakeneye kurya nayo. Uzi mwagiye ahantu nko ku kiyaga muri Rwanda, ku kiyaga cya Kivu, yewe naza Muhazi, gusa kureba buriya bururu bwari amazi, amaso abarya. Niba mufite ubushobozi mukajya muri park, amaso ararya. Akazi kikeza kagaburira amarangamutima yawe, amatwi ararya. Ukikunda ukamenya kwiyitaho. Kandi niba koko narababwiye mu kiganiro kitambutse uko ubasha kuvuga ngo ngira lawyer wanjye mu bintu bijyanye n'amategeko, ngira mechanicien wanjye mu bintu bijyanye n'imodoka niba nyifite, ngira doctor wanjye niba uri nk'umudamu ufite gineko wawe, ngira teacher wanjye niba ari ukwiga. Tujye tugira n'abaduhugura n'abadufasha mu gihe twumva tunaniwe mu rukundo cyangwa se mu mibanire. Tugire inzobere twegera kugira ngo twigire umutwe umwe ngo ntiwigira inama, aho kugira ngo ufate decision ishobora kuguta mu mwobo. Gira umuntu wawe nkuko tugira abantu bacu muri izo fields zitandukanye, bizagufasha. Ariko umuntu wawe wa mbere ukwiye kugufasha ni wowe, kuko ndakubwiza ukuri, nujya gushaka
abo badokita bagufasha. Burya umuganga wese ajya kukuvura akakubaza ufatwa ute, uribwahe, ni wowe umuha amakuru akabona kukuvura. Rero ayo makuru kuyifitemo, fata umwanya witindane, wiganirize, wiha amakuru wongere uyabyutse muri wowe, urebe kutabona solution. Nk'uko mbabwira rero, tuzajya tuganira duke, biba ari byinshi cyane, ariko tuzajya tuvuganaho bike bike. Nzi ko ngo habwirwa benshi hakumva beneyo. Mvuga bike muri mwe, ndabizi ubu iyo mvugana namwe mwa muriho muhishurirwa, mwa muriho muzana namwe ubwenge bwanyu bwinshi, nubwo tutarebana ngo mubinyereke cyangwa se mubimbwire. Ariko reka njye ndeka kubaruhiriza ubwonko, subikira aha. Ubwo ubutaha tuzajya tugenda twiga izindi vitamine nshya, tuganira, kandi nkomeza kubashimira. Hari abambwiye bati inyigisho zawe kose kaneza wa mugabo zaramfashije, hari aho nari nihebye kandi nzize njye ubwanjye, naramukunze rwose uwo muntu, ati ninjye nari nizize. Ni byiza guhwiturana. Ndabashimiye rero, mukomeze mugubwe neza. Comments zanyu ndazikeneye cyane cyane, zimpa ibitekerezo byiza ucyo twakora kugira ngo twimproving inyigisho, cyangwa se ufite ikibazo ukakitugezaho. Timu ya Menya Uhinduke tuba turi ready kubasubiza rwose anytime. Rero murakoze, n'ukuri ni kaneza wa mugabo, mukomeze mugira ibihe byiza.